nkuru cy'umusozi tukakica maze arashyushye y'amapfore gikona Dari ikipe y'Amavubi ufana ubundi usanga ufana iyo kipe hano mu Rwanda. Ngende muri Sport ku mutima. Sport ku mutima. Yego. Bivugwa ko abakire bahagurutse bagiye kuyishyigikira noneho kazatwara igikombe cya shampiyona byo bivuga iki? Naho tukibiganira kuko niyitwaga Muteteri turi kuri 17. Genera ijambo rimwe ikipe ya PFC. Ntabwo nubise. Genera ijambo rimwe ikipe ya PFC. Aperi yo irabizi ko iyi sezo ntabwo ari iyayo, abayibiraga baramenyekanye bavuyeho, ubu twebwe abayobozi bagarutse mu mitima yacu, mu mitima ya Rayon Sport. Usanzwe umufana w'ikipe ya PFC sikuvuze? Ngende umufana wa PFC mu maraso no mu bugingo. Okay, nibyo. Reka nkwibariza akabazo gatoya, niki wasobanurira abanyarwanda hagati y'ikipe ya PFC n'ikipe ya Rayon Sport igiye gukina ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12? Abareyo baragira bati ikipe ya PFC uyu mwaka nta kintu iri kuvuga muri shampiyona y'u Rwanda. Nibyo koko nkaho nk'umufana wayo? Nubwo babona ducecetse ariko twebwe barabizi ko nta mwana usyaravomba kandi Rayon Sport abizi ko ari umugore wacu. Nta munsi wari mwe Rayon Sport iradukora mu jisho. Tuyatse imyaka 5 nayo niyiduhake tureka ari umugabo. Ubwo twege ntabwo badufite. Tariki 7 turiteguye kandi turi tayari dufite ubuyobozi bushaka dufite kwa nyumbani. Ntabwo badufite bo gutsinda Reyo. Nubwo nyumba ya nagira ngo mubwire ngo ku itariki 7 urumva inkoko niyo ngoma urumva aperi yaratiye n'ubundi tuzayereka aperi yaratiye Zemwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi yini Ndabaze TV nge nitwa Mr Muhanzi ndinara ndindahangarwa wayikaze n'aje twakiriye umwe mu bantu bakurikiye umukino kuva ku munota wa mbere akaba ari n'umufana w'ikipe y'igihugu mu by'ukuri nk'uko mubibona kuva kuki kugera hejuru kabisa n'umwe mu bantu ubona ko bafana ikipe y'igihugu bagira ngo tukwakire ninde tugiye kuganira manager teme gikona international umufana wa PFC uturuka umufana wa PFC. Yes, ndo umufana wa PFC ako nkaba umukunzi w'Amavubi. Ukaba umukunzi w'Amavubi mu by'ukuri mu minota 90 ubonye hano niki wabwira abatari bari hano kuri stade n'ubwo ikipe y'igihugu? Ikintu nabwira abanyarwanda batigeze bajya hano kuri stade nuko u Rwanda nubwo dutsinzwe ariko bagerageje twakinnye umupira mwiza, no kuvuga ngo ni bya bindi nawe utagerageje ngo waburiye umubyizi mukwe nakundi nyine yabigenza, ariko uko biri kose twakinye twagerageje pe u Rwanda rwagerageje kugerageza gutera mu izamu twasatiriye ariko nta mahirwe yabuzangaha nage ndikumvikana iby'abafana ku ruhande barimo kuvuga, ariko hano habayeho kubura amahirwe ariko izamu ryo twashosemo cyane bishoboka. Usanzwe umufana w'ikipe ya PFC sikuvuze? Ngende umufana wa PFC mu maraso no mu bugingo. Okay, nibyo. Reka nkwibariza akabazo gatoya, niki wasobanurira abanyarwanda hagati y'ikipe ya PFC n'ikipe ya Rayon Sport igiye gukina ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12? Abareyo baragira bati ikipe ya PFC uyu mwaka nta kintu iri kuvuga muri shampiyona y'u Rwanda. Nibyo koko nkaho nk'umufana wayo? Nubwo babona ducecetse ariko twebwe barabizi ko nta mwana usyaravomba kandi Rayon Sport abizi ko ari umugore wacu. Nta munsi wari mwe Rayon Sport iradukora mu jisho. Tuyatse imyaka 5 nayo niyiduhake tureka ari umugabo. Ubwo twege ntabwo badufite. Tariki 7 turiteguye kandi turi tayari dufite ubuyobozi bushaka dufite kwa nyumbani. Ntabwo badufite bo gutsinda Reyo. Nubwo nyumba ya nagira ngo mubwire ngo ku itariki 7 urumva inkoko niyo ngoma urumva aperi yaratiye n'ubundi tuzayereka aperi yaratiye uretse mbabaze sibyo uravuga ngo aperi yaratinye kandi mu by'ukuri mu bigaragara ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka yari yubatse ifite abakire baraje wowe ubona ntabwo bamufite nk'abafana b'ikipe ya PFC? Twebwe n'abakunzi ba Rayon Sport ntabwo badufite ahubwo turashaka turagikona turagishaka ku itariki 7 yewe nk'abamangura n'abareyo bose bari mu Rwanda nkuru cy'umusozi tukakica maze arashyushye
gikona we. Okay. Umusifuzi nk'uko yakurikiye umunota kundi kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa 90 atubwire niba koko uko yabibonye niba babibye cyangwa se ari ukubeshya. Ikaze kuri televiziyo yacu dukunda twese. Witwa nde? Nitwa Umulisa Janvier. Witwa Umulisa Janvier. Umulisa Janvier, tuguhaye ikaze kuri KTV Rwanda na televiziyo za NTV Rwanda. None turagira ngo tuganire nk'abanyarwanda mu by'ukuri, na mu maso yawe ndimo ndabibona ko utishimye, kuko twese ntabwo twishimye kubera intsinzi tutabonye aka kanya. Mu by'ukuri ubona ari iki kipe y'Amavubi yabuze kugira ngo igitego kibe cyaboneka cyangwa se bayitsinde mu minota ya nyuma? Mu by'ukuri match yatangiye mabi, twatangiye dukina neza pe, twakinnye neza, twawushije ibitego byinshi cyane, abakinnyi bacu nako batagize mu bigaragara. Ibiri kuvugwa ko umusifuzi ashobora kuba yagiye yibana, wowe wabibonye gute nkawe wakurikiye umukino kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa 90? Muri iyi minota ya nyuma umusifuzi ari ikintu dukoreye kitari cyiza, hari igitego cyari kinjiye neza, twanakibonye ko kinjiye n'abakinnyi bagiserebuye aragihakana, kandi twese twe twabonye ko ari igitego. Uza kuza hano wowe muri ku kibuga uje gufana cyangwa se uje gushyigikira ikipe y'igihugu, wumvaga byibura yatsinda nk'ibitego bingahe? Ngewe ukuntu narinze abakinnyi bacu ukuntu bahagaze, byibuze numva turi gutsinda ibitego 2-0. Amarangamutima yawe rero bigaragare baragutengushye, wari wishyuye? Ndababaye cyane pe, ariko nta kibazo, nitujya iwabo tuzatsinda. Wowe wari wishyuye uza hano muri stade cyangwa wari winjiriye ubu? Ntabwo nishyuye. Ntabwo wishyuye? Ageze hano sangahe? Namageze saa 11:15. Uzakora mbere y'umukino bari bawugize ubuntu, kuko hari abari bavuze ngo bawugize ubuntu kubera ko bamaje abakinnyi bamaje gutangira igice cya kabiri ngo gitangira nibwo babigize ubuntu. Bivuze ngo byatangiye, umukino watangiye n'ubundi ari ubuntu. Umukino n'ubundi kuva saa 9 saa 8 abafana binjiye ubuntu, kereka baje saa 11 zuzuye cyangwa zirenga minota mikeya bo berekanye amatike. Utari ikipe y'Amavubi ufana, ubundi usanga ufana iyo kipe hano mu Rwanda? Ngende muri siporo ku mutima. Siporo ku mutima? Yego. Bivugwa ko abakire bahagurutse bagiye kuyishyigikira noneho ikazatwara igikombe cya shampiyona, byo urabivuga iki? Naho tukibyiganira kuko niyitwaga Muteteri turi kuri 17. Genera ijambo rimwe ikipe ya PFC. Ntabwo mubizi. Genera ijambo rimwe ikipe ya PFC. APR yo irabizi ko iyi sezo ntabwo ari iyayo, abayibiraga baramenyekanye bavuyeho, ubu twebwe abayobozi bagarutse mu mitima yacu, mu mitima ya Rayon Sport, nta kibazo dufite. Akarimbo ka Rayon Sport uririmba niba uri umufana ku mutima wa Rayon Sport? Oya, ntabwo njya ndirimba, ngiye kuri narasaraye. Nawe ujya uririmba? Ntabwo ndirimba. Urakoze cyane kutuganiriza, hanyuma nizere ko uzagaruka, kandi ntabwo ibintu bihora biguhira buri munsi biranze, ariko ejo bundi bizakunda, sibyo? Twebwe nk'abafana, amarangamutima y'abafana tuba twumva twatsinda, kandi indi kipe nayo iba yaje ishaka gutsinda. Icyo nifuza ngewe ni uko rero turi natwe tuzatsinda cyangwa tukanganya. Urakoze cyane. Mwadukurikiye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, byinshi twabagejeho byaberaga hano kuri stade Amahoro i Remera. Mu minota 90 irangiye ikipe y'igihugu Amavubi itsinzwe igitego kimwe. Nta karita y'umutuku yabonetse muri uyu mukino, amakarita y'imihondo yose nakirwa mbara, ariko benshi bati ikipe y'igihugu Amavubi umusifuzi yayibye, abandi bati nubwo tutsinzwe tukababara ariko twabonye ambiance ya DJ Brian ndetse na Riderman, dore ko ni bamwe mu basusurukije urubanda nyamwinshi rwaje kwihera ijisho uyu mukino ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na Libya. Bigaragara ko umukino wagenze neza ku mpande zombi, kuko mu buryo usojwe benshi baravuze bati nubwo dutsinzwe ariko twakinnye, abakinnyi bacu bagerageje, umutoza yagerageje ku mpande, ariko bamwe babandi batwita ko ari ndashima baragira bati harimo abakinnyi batakinye neza, ati nka Muhire Keve, abandi ngo nde, ukumva harimo utuntu twinshi, ariko murabizi buriya ngo uhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe, cyangwa se nanone hari undi munyarwanda waciye umugani ngo ugiye uryasaza zirya uko azisanze, cyangwa se ukanongeraho uti
uburiye mubyizi mukwe ntako abatagize abanyarwanda navuga ko twagerageje ikipe y'igihugu nta kitakoze mu mboni ngari ariko wenda ugiye muri tekinike wasobanura byinshi nabyo twagiye tuganira n'abafana ndetse n'abahuriga cyangwa se babandi bishimira bagakunda ikipe kuva ku mutima kugera ku isura yabo byinshi bagiye babisobanura wowe rero wakanze subscribe kuri Ndabaze TV ni by'agaciro cyane ariko kandi nawe duha ibitekerezo turagushimiye nkurikire kuri platform zanjye zose yaba Instagram nitwa Mr Muhanzi hanyuma TikTok ni Mr Muhanzi ujye no kuri Facebook page naho ni Mr Muhanzi tubari no kuri X Twitter narasesekaye cyane naho ni Mr Muhanzi kane ukore follow kandi like ibitekerezo dukomeza tubane mu myidagaduro nababwiye ngo imyidagaduro muyimbaze muyintume kandi muyinshinge ndayishoboye kuyivuga no kuyishakisha impano upcoming generation byose ndahari kugira ngo mbibagezeho stay tuned.